Ntabwo wakumva ukuntu wakorera amadolari 10 kugeza kuri 50 nta gishoro na gitoya bigusabye, ari interineti yawe ndetse na telefone yawe gusa. Usabwa kuba ufite smartphone, ahandi ukaba usabwa kuba ufite interineti yawe. Ntabwo wakumva ukuntu wakorera ayo mafaranga ku kayabo k'amafaranga nta mwanya bigutwaye cyangwa se ngo bibe byagufata igice cy'umunsi, ariko mu by'ukuri ugakorera amafaranga aruta ay'umuntu wakoze akazi k'umunsi cyangwa se wakoze umubyizi akawucyura, ariko ukaba uri kumurusha amafaranga. Mu by'ukuri wowe nta kintu kirenze wakoze, just kuko wakoresheje mind yawe ndetse ugakoresha internet, ugakoresha na telefone smartphone. Reka rero nkwereke uburyo ki ibyo bintu wabikora, birashoboka kandi birashoboka cyane. Kurikira video akantu ku kandi. Ndagusuhuje kandi guhaye ikaze wowe udasiba gukurikira mbere. Reka ubwire yuko uyu munsi tugiye kurebera hamwe application zigera ku 8 wakoreramo amafaranga bitagusabye gushora ikintu na kimwe muri uyu mwaka wa 2026. Izi application zimaze igihe kitari gitoya ku isoko, urasanga zimwe wari unazizi cyangwa se zimwe wari uzitunze ariko udasanzwe uzikoreramo amafaranga cyangwa se udasanzwe uzikoresha nk'uko wakabaye uzikoresha, ugasanga uzikoresha umumaro w'igice rwose nka 3%, ugasanga nibyo wikoreshereza muri iyo application, nyamara ifite ibindi byumba byinshi wakoreramo amafaranga bitagusabye gushora ikintu na kimwe. Aho ni wahombye kandi mu by'ukuri uba wakabaye warabikuje amafaranga menshi cyane kandi nta kindi kintu na gitoya bigusabye ari ugukora utuntu turi aho ngaho gusa. Reka nkubwire rero kuri izi application zigera ku 8 zose ushobora gukuramo n'ubundi amafaranga bitagusabye gushora ikintu na kimwe. Murabizi ibintu bya hano kuri mbiri ni ibintu byihuta cyane, ni ibintu bitanga amaproof, ndetse ndaza nkabaha integuza nyuma ngaza mbereka akantu ku kandi. Murabizi nagiye mbereka ama application nka za Mipase, nkabereka za Gemugara, nkabereka n'izindi nyinshi cyane zigenda zitanga amafaranga, kandi mu by'ukuri nkanabereka uburyo ki tuyakuramo ibintu bikarangira bikava mu nzira. Nubwo buryo rero nakuzaniye urundi rutonde rwa application zigera ku 8 zakorewe update, ndetse uyu mwaka zikaba zirimo zirakora neza cyane. Ni ukuvuga ngo itegure uyu mwaka 2027 amafaranga yawe asitokinze ndetse wananayakoreye nta kindi kintu na gitoya bigusabye, just internet yawe, telefone yawe, ubundi wakire ayawe nta kintu na gitoya bigusabye mu mwanya mutoya cyane. Bitewe nuko izi application ari nyinshi zigera ku 8 kandi nshaka yuko video yacu iba ngufiya cyane kugira ngo utaza kurambirana, ni ukuvuga ngo turaza kwihuta. Ndagira gutungira agatoki kuri application, ubundi nkubwireho utuntu dukeya, nzagaruka nzisobanura imwe kuri imwe mpaka zose umenye uko zikora. Ariko ushaka ibindi bisobanuro ndagushyirira n'ubundi link ya WhatsApp aho hasi muri description, uragenda wowe ujoininga WhatsApp yacu. N'ubundi dufite WhatsApp twigiramo, dusanzwe kwigiramo, urajoininga uze utanga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo cyawe. Application ya mbere rero tudatinze turahasanga application ya mining. Iyi no bayita block mining. Iyi ngiyi iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru nk'uko uri kuyireba. Iyi ngiyi ni mining, abantu musanzwe muzi ama mining. Urinjira ugakora KYC ukiyandikisha, ubundi ugafungura mining yawe. Ahangaha nta kindi kintu uba uri buze gukoramo ku munsi cyangwa se ngo ube wakora task. Hano nta task zibamo. Reka nkwereke application ya kabiri. Application ya kabiri ndetse yakorewe update muri uyu mwaka 2026 ni iyi ngiyi Ancient Chat. Iyi application igiye gukura WhatsApp ku isoko bitewe n'uko yo ifite imimaro myinshi cyane. Yo ikora nka WhatsApp, ushobora kuyikoresha uchatinga nk'uko WhatsApp ikora, ariko ukayikoresha ku rundi ruhande ukoreramo n'amafaranga. Nta kindi kintu na gitoya bigusabye, just internet yawe ndetse na telefone yawe. Ugusabwa nyine smartphone, ukanasabwa internet, nta kindi kintu isaba. Reka tunyarukire rero kuri application ya gatatu, turahasanga iyi ngiyi ya Singapore. Ni ukuvuga ngo iyi application Singapore bayita African Surveying, African Task Surveying. Iyi application nujya kuyidownloadinga cyangwa se nujya kuyishakaho amakuru kuri Google bazakubwira yuko yitwa African Surveying. Kubera iki rero iyi application yiswe gutya, yiswe iri zina? Ni ukuvuga ngo reka nkunyuriremo muri makeya. Iyi application yakorewe Abanyafurika mu buryo bwo kuzamura cyangwa se kuba batezwa imbere. Ni ukuvuga ngo iyi application ujyamo ukabazwa ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi cyangwa se bakakubaza ibibazo by'imibereho yawe bisanzwe, ugatanga nyine nawe amakuru ubona yuko ariyo, ukajya ugenda usubiza ikibazo ku kibazo, ugenda usubiza uhabwa amanota. Nyuma iyo usoje ibibazo wari wagenewe n'ubundi baguhereza coin za coin, akaba arizo uhita uvunishamo amafaranga. Iyi application yagenewe Abanyafurika gusa. Nurumva yuko ari amahirwe ubaye rero utayikoresha cyangwa se ari ubwa mbere uyibonye ukaba utaratangira kwiyandikisha, fata umwanzuro wiyandikisha
wiyandikishe nawe uri umunyafurika utangire ukorere amafaranga. Reka tujye ku yindi application ya kane, iyi ngiyi uyite Mi Crypto. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi nayo ujyamo ukareba video cyangwa se ukareba utwo twakwita nka ads. Abantu mumenyereye ibintu by'ama ads murabizi, hano ureba ads y'amasegonda 30 cyangwa se ugakora ibibazo bya surveying. Hano ibintu byose ubu byemerewe muri iyi application ya Mi Crypto. Ni ukuvuga ngo ukimara gukora ibyo bibazo bahita baguha coin cyangwa se point, nk'ibyo twakwita point. Izo point baguhaye n'ubundi uhita ugenda n'ubundi ukazikorera swap, na uwo mwanya nawo ubu hari nzabireka akantu kandi wamara kuzikora swap noneho ugahita ubikuza amafaranga yawe nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Reka tujye kuri application ya gatanu. Iyi application ya gatanu uyite Ane. Iyi Ane rero nayo ukuntu ikora imeze nka surveying, ariko nanone ikagira akandi gace kameze neza nk'agace ko muri M-Pesa. Abantu muzi M-Pesa ujyamo n'ubundi ukaba wakora task cyangwa se ugaplayinga game, warangiza ukabona amacoin. Ayo macoin rero uyavunjisha n'amafaranga y'amanyarwanda cyangwa se ukayavunjisha uyacishije kuri Binance. Byose birakunda, wayacisha kuri Binance, wayabikuza ari amanyarwanda, wayaguramo bando, wayaguramo amayinite, byose izo parite zose ziba zikubiye mwaho ngaho n'ubundi uzisangamo. Iyo ugiye kuba wakora withdraw n'ubundi zose uzisangamo. Reka tunyarukire rero ku yindi application abantu benshi bazi ibintu by'amacoin cyangwa se abantu mukunze gukoresha ibintu bya crypto mushobora kuba muyimenyere cyangwa se muyizi, ariko nubwo wari uyizi reka nkubwireho akantu gatoya cyane cyangwa se wowe utayizi nawe uyimenye. Iyi ngiyi uyite KuCoin. Ifite pariti ebyiri, nayo ifite pariti imeze nk'iya Binance, muri makeya ishobora gukoreshwa nka wallet nk'uko wakoresha Binance, ariko nanone ikagira n'indi pariti yo gukoreramo amafaranga. Iyi application ndi kuyigusobanuriraho ndahita nyijyanirana n'ubundi na Binance. Abantu benshi mufite Binance muri telefone, ariko Binance muyikoresha mubitsa ndetse munabikuza cyangwa se mukura amafaranga y'amanyamahanga ku zindi platforms mukayanyuzamo hano muri Binance. Ni ukuvuga ngo niba umenyereye Binance na KuCoin uyifate nka Binance, nubwo yo ifite ibice bibiri nyine bitandukanye. Igice rero cya mbere cyihariye gikunda gutanga amafaranga hano muri KuCoin, ni ukuvuga ngo kimenda kumera nka mining, ariko nanone kikamera nka earning cyangwa se earning, kubivuge uko ubishaka. Ni ukuvuga ngo nayo ifite igice cyo gukoreramo amafaranga. Urugero nko ku muntu mushyashya, iyo ukoze deposit ahangaha muri KuCoin uhita uhabwa amadolari 20 batitaye kuri deposit wakoze muri KuCoin. Ni ukuvuga ngo uba umeze nkaho ukoze mining, ariko ibingibi biba ku muntu mushyashya gusa. Abasanzwe bo kugira ngo n'ubundi baguhe uclaiming amadolari runaka, uko baguha task n'ubundi ukazubahiriza. Na hano muri Binance rero harimo igice cya Ane, nacyo nzaza mbibereka ibice byayo byose, nzaza mbibereka ibyo gukoreramo amafaranga. Kandi nayo yazanye igice nayo cyo gukora deposit, ugaclaiminga amadolari 10 kugeza ku madolari 50. Bo bagutegeka ariko ayo uri bu depositingemo nyine, ayo uri bubikeho, ayo ubikaho muri Binance barayagutegeka. Wamara kuyabikaho ukajya guclaiminga n'ubundi amadolari ari hagati y'10 ndetse na 50. No muri KuCoin rero ku muntu mushyashya ukimara gukora deposit bahita baguhereza amadolari yawe 20 uhita ukora claim. Indi application rero turanyarukiraho, tukaba dusoje application umunani naguteguriye ni Telegram. Telegram rero ibaho amashuwa menshi cyangwa se ibaho amadilu menshi, sinzi ukuntu twabivuga, ariko hari yo dilu iteye ubwoba ihagarariye izindi, igiye kumara igihe kinini hano ku isoko, igiye kumara igihe kinini itanga amafaranga ku bantu bashiritse ubute. Abantu muzi Gmail Farmer, abantu muyizi, ndabizi neza ko uyizi kubera yuko wamenye Telegram. Utazi Telegram, Gmail Farmer nayo ntago wabizi. Gmail Farmer rero ikora gute? Ni ukubera iki twifashisha Telegram mu gusobanura umumaro wayo. Gmail Farmer ntago wayikoresha udakoresha Telegram. Bisaba yuko yandikisha kuri Telegram, wamara kwandikisha kuri Telegram ukaba wahabwa link. Ubwo ngubwo ushaka link n'ubundi watwandikira tukayiguha, ugahita utangira gukora email imwe ibiri ku mafaranga twayita 7 mu manyarwanda, ariko bo bayabara mu madolari, ariko uhita n'ubundi yabikuza yacishije kuri Binance ukakugeraho yabaye amanyarwanda. No kuvuga ngo ukora email baguha order ya email, ugenda ugakora muri telefone yawe, ya email yarangiza ugahita uza ukabwira yuko wayirangije, bagahita baguha recover ya email, ukagenda ugashyira recover kuri ya email. Wamara gukora recover y'iyo email ugahita uyisiba muri telefone yawe, ukaza ukababwira yuko nabyo wabirangije. Ubwo uri kubikorera muri Telegram, ariko hari
harimo n'ubundi cyumba cya Gmail Fama. Reka nkubwire yuko izi ngizi arizo application zigera ku 8 nari naguteguriye ziri update muri uyu mwaka wa 2026 ushobora kuzifashisha ugakorera akayabo k'amafaranga nawe ugatunganirwa kandi nta kintu na gitoya bigusabye usibye internet yawe ndetse na telefone yawe. Noneho wakwibaza ngo zino application ebyiri nsize hano hasi zo ni bwoko ki, ubaye uzizi cyangwa se utazizi. Izi application ebyiri ureba nsize hano hasi, imwe yitwa ePay Wallet, iyi ngiyi yo tuyikoresha tubikuza amafaranga y'amanyamahanga n'ubundi, ariko ayo mafaranga akaba atajya kuri Binance Direct. Hari abantu bajya kubikuza kuri Binance amafaranga bakabona nago ari kujyaho cyangwa se nago bikunda kwajyaho. Ayo mafaranga rero dukunze kwifashisha ePay ndetse ahandi tukifashisha MetaMask. Reka nguhe nk'urugero rwa business dukoramo amafaranga twifashishije zino application ebyiri size hano hasi. ePay dukunze kwifashisha dukura amafaranga muri Gemugara, no kuvuga ngo MetaMask dukunze kwifashisha dukura amafaranga muri Atoke. No kuvuga ngo izi ngizi uko ari ebyiri nuko nguko tuzicishamo amafaranga mbere yuko tuyashyira kuri simukadi yacu. Murabizi kandi hano dukunze kuvuga kuri business zidasaba gushora ikintu na kimwe, ahubwo ugakoresha internet yawe ndetse na telefone yawe ukaba wakorera amafaranga menshi cyane. Ngayo nguko rero, reka video twe twateguye umunsi wa none tuyisubikire ahangaha. Uraza kuduha igitekerezo cyawe, utubwire icyo twazagusobanurira ubutaha, utubwire ese muri izi application 8 ni yihe tuzaheraho tuvuga ko nshaka ko tuzazivugaho akantu ku kandi. Uraza kutwandikira cyangwa se ujoininge group WhatsApp yacu, n'ubundi utubwire application ukunda muri izi ngizi, cyangwa se iyo waba wabonye ari nshyashya uratubwira tuzayivugeho ubutaha, utubwire nicyo twazayivugaho. Ibitekerezo ni byanyu, mwanya no wanyu, muduhe ibitekerezo byanyu. Murabizi yuko ari byo tugenderaho iyo tugiye gukora video zikurikira. Reka nkubwire yuko hano haruri ari kuri mbiri. Reka tubonane mu video utaha. Ciao ciao.